isengesho ryo kwikingira. Iri sengesho rishobora gukorwa n'umukristo wese wifuza kugendana n'Imana no gukora ugushaka kwayo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo yaratubohoye kugira ngo tugire ubwo bwigenge. Nimwemarare rero mwirinde ko umutwaro w'ubucakara wakongera kubagonda ijosi. Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 1. Yohani n'ibaruwa ye ya mbere umutwe wa 4 umurongo wa 4 nawe yerekana ko iri sengesho ari ingenzi ku buzima bw'umukristo. Agira ati, mwebweho twana twanjye mukomoka ku Mana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko ubatuyemo asumbye kure umugenga w'iyi si. Mu buzima duhura n'amage n'ibigeragezo binyuranye. Muri byo hari intambara zikomoka kuri sekibi cyangwa kuri kamere yacu ibogamiye ku cyaha, kubera ko yakomeretse kuva mu gitabo cy'intangiriro ku cyaha cy'ababyeyi bacu ba mbere. Nyamara umuririmbyi wa Zaburi 107 umurongo wa 6 kugeza kwa 8 aragira ati, nuko batakambira Uhoraho mu mage barimo, nawe abakiza imibabaro yabo, abayobora mu nzara ibangutse, kugira ngo bagere mu mujyi utuwe. Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Dushobora kandi guhura na byinshi bidukura umutima, bigatuma dufata ibyemezo bihubutse tutabanje gushishoza ngo tugendwe n'ukwemera. Izayi mu mutwe wa 43 umurongo wa 18 kugeza kwa 19 agira ati, mwikuka umutima igihe mwibutse ibyabayeho mbere, ngo mukurwe umutima n'ibya kera, ngiye gukora ikintu gishya, ndetse cyatangiye no kugaragara, ntimukiruzi se? Ni ukuri rwose ndahanga inzira rwagati mu butayu, inzuzi zitembe ahantu h'amayaga. Mu bihe byose rero tunyuramo, Imana ishobora kugucira inzira. Imana ishobora kuguha igisubizo, kukugira inama. Kuba turi abantu byo turi abantu, ariko ngo ntitukirwana bisanzwe ibi by'abantu, kuko intwaro zacu ntizikomoka kuri muntu, ahubwo ububasha bwazo buturuka ku Mana, bugasenyagura ibyari intamenwa. Abiyemera tubakura ku izima, kimwe n'abatambamiye ubumenyi bw'Imana, twigarurira ibitekerezo byose ngo bigomokere Kristo. Abanyakorinti ba 2 umutwe wa 10 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. None rero bavandimwe, mu gukora iri sengesho ryo kwikingira, wongere wibuke ko ubuzima bwawe buherekejwe n'umugambi w'Imana. Izayi abisubiramo abitwibutsa ati, inzu ya Yakobo nimutega amatwi, abarokotse mwese bo mu muryango wa Isirayeli, mwebwe nitayeho mukiri mu nda, nkanabaheka mukivuka, nzakomeza kubagenzereza ntyo kugeza mu busaza bwanyu, mbashyigikire kugeza ubwo muzamera imvi. Ninjye ubatabara nkanabaterura, ninjye ubavunikira nkanabarengera. Izayi 46 umurongo wa 3 kugeza kwa 4. Ni ngombwa kandi ko tuzirikana ko dufite ububasha twakiriye igihe twemeraga guhinduka abana b'Imana, tukemera izina rya Yesu Kristo.
ubwo bubasha Yohani mu ivanjiri ye abitubwira mu mutwe wa mbere umurongo wa 12 n'uwa 13 ko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abo ni abemera izina rye, ntibavutse ku bw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse ku bw'Imana. Kubera urukundo Imana idukunda, kubera amasezerano yacu y'abatisimu, tugiye gukora iri sengesho twiringira ko mu bihe byose duhura nabyo icyiza gitsinda ikibi, inema y'Imana ikaganzuzwa buturimo, ugushaka kw'Imana kugatsinda sekibi n'imitego ye yose. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nishyize ku birenge by'umusaraba wa Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu akakira umubiri, nitwikirije amaraso ye y'igiciro. Urumuri rwe rurangose, ndisabira ngasabira n'abanjye bose n'ibyanjye byose gukingirwa n'amaraso ya ntama w'Imana. Amaraso ye nadukiza ibyaha byacu, aduhanagureho amafuti yacu, kandi aturinde ikibi cyose, naturinde ibitero byose n'ibyo roho y'umwijima ishobora kuduteza byose. Amaraso ya Yesu Kristo natwikira umuryango wanjye, inshuti zanjye, imibagire yanjye n'abandi, urugo rwanjye, ibyo ntunze, mbese ibyanjye byose. Roho w'Imana nampa ingabo y'ububasha bwe, agaragaza umutsindo wa Yesu Kristo aho ndi hose, niyirukane muri twe sekibi kandi avuze roho mbi zose kwigaragaza. Ibyo turi buvuge, ibyo dukora bituruke kuri Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu Kristo, ubw'izina ryawe ritagatifu, kubw'ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya n'ubwo abatagatifu bose, ubw'ubuvugizi bw'abazina bacu batagatifu n'ubwo abamarayika barinzi bacu, turinda ikibi cyose n'ubugome bwose bwa roho mbi. Umubyeyi Bikira Mariya natwikiriza igishura cye, kandi atugeze ku mutsindo, aduherekeze mu kugera ku mutsindo hamwe na Yesu wazutse. Nawe marayika Mikayire, udutabare mu ntambara turwana, utubere ubuhungiro mu gihe cy'ubugome n'imitego ya sekibi. Imana yabura ububasha bwo kugira icyo yakora kuri ye no ku banjye no ku byanjye byose. Nambaye ububasha bw'Imana kugira ngo mbashe kunesha ibikorwa byose bya sekibi. Nambaye umukandara w'ukuri n'ubutabera, ngiye guhamya inkuru nziza y'amahoro mfite ubutwari. Nakiriye umukiro, nkingiwe n'ingabo y'ukwemera. Ndazimya imiriro yose y'umwanzi, kuko nambaye Kristo, kandi inkota mpawe na Roho ariryo jambo ry'Imana
ndarigenderaho ryubakireho ubuzima bwanjye, risenye ibitero byose by'umwanzi. Teza amaboko kugira ngo isingize kandi ishengerere Imana. Mfashe ibirindiro urugamba nka Dawidi atsinda Goliyati mu izina ry'umwami w'abami, Yezu watsinze wicaye ku ntebe y'Imana Data. Niyo mpamvu mu bubasha bwanjye bw'umukristo, umwigishwa wa Yezu, mbujije roho mbi na za sekibi kugira ngo ntiyigaragaze mu buzima bwanjye, kuko Kristo njyewe wese n'ibyanjye byose abigize umunani we. N'uwawe wese Nyagasani, n'ibyanjye byose n'ibyawe. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka wubawe muri byose. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.